imyiteguro nuko imeze mu Nzove. Abakinnyi ngo biyemeje gushyira hamwe kugira ngo batware igikombe. Icyo basaba abafana ni uguhaguruka bagashyigikira Rayon Sport, ubundi nabo bagatwara igikombe. Match ya Rayon Sport na Bugesera, abareyo n'ubu bafite ubwoba, bavuga bati i Bugesera dushobora kuba twahatsikirira bigahita birangira. Ekipe ya Rayon Sport ifite defi ikomeye imbere yayo, yashaka igikombe cya shampiyona, ifite inota rimwe d'avance. Iyo Murera mbere na mbere dushimire Rwanda Premier League yemeye gushyira imikino ku isaha imwe. Murabizi ko byahindutse cyane. Rwanda Premier League barabyemeje ejo ko imikino izabera isaha imwe. Ariko usibye Rayon na APR bari guhangana muri iyi course au titre, abantu bose bari impliqué muri iyo course au titre nta kintu cyo kubanenga cyangwa se kubabaza. Ni amakipe ashaka igikombe, akora manevre zose zishoboka ngo atware igikombe. Gutwara title ni ikintu gikomeye. Ahantu hambere hakabaye hari pressure, hari ugutuma nibura utwaye igikombe abakimerita kandi nukibuze yemera koko agitwawe binyuze mu buryo. Inshingano ikomeye n'umukoro ukomeye muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, mu bunyamabanga ndetse no mu makomisiyo, cyane cyane komisiyo ishinzwe imisifurire. Twagiye tubona designation kuko course au titre ntabwo itangiye ubu, ndumva gukubana ku nota rimwe bimaze igihe, ushobora bimaze nk'imikino ine ikurikirana iberi cyane cyane. Twagiye tubona mu by'ukuri designation z'abasifuzi ziri dubitative. Why? There is no way ufata umukino uzi ko Rayon Sport ihanganye na APR ku gikombe Axel, ugafata umukino ukomeye uzi ko udesida champion, ugafata uwo mukino ukaha umusifuzi utavugwaho rumwe cyangwa se utari mpuzamahanga, kandi dufite abasifuzi b'abaseniores b'abasiniya ushobora guha match nibura yakwibeshya ukavuga ngo nakamuntu baminimije erreur, baminimije amayerere. Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa scenario gusa icyama kipa asaba ko kitagoye kukibaha ko cyoroshye. Mwabahaye ibyo babasaba ko bitagoye, ko ari inshingano zayo. Mwafasha abasifuzi bemerwa ku mpande zombi nk'abasifuzi b'inyangamugayo ko arabo dufite, mukabaha matches zikomeye. Biba bisa gute iyo ufashe umukino reba nk'iyi pressure iri ku mukino w'Ibugesera wa Rayon Sport? Rayon Sport itakaza amanota izabitakaje umwanya wa mbere, ikwiye kutakaza, nibyo birashoboka ko yawutakaza, ikwiye kutakaza bitanyuze mu basifuzi. Ntazigara kango nono Bisaba iki kugira ngo uyu mukino mu musifuzi mpuzamahanga kandi utavugwaho affiliation kuri equipe iyo ariyo yose ko hari abahari. Karigani kareka turenga post Rigani yakoze mu kanya tuyifashe nka case study. Byatangiye guhwiswa ko uyu mukino w'Ibugesera ushobora guhabwa umusifuzi utari mpuzamahanga nk'uko n'uwi Rubavu wa Etensero aho umusifuzi utari mpuzamahanga, kandi abasifuzi mpuzamahanga bahawe imikino mito idafite igisobanuro gikomeye. Siko byagenze umukino w'i Rubavu wa Rayon Sport na Etensero, ntituvuga amazina ariko wahawe umusifuzi utari mpuzamahanga nari nkuriho, si byose umusifuzi utaraba uwa FIFA. So Rugaju, tufate case study ya Rugaju kuri inquiry cyangwa se kuri no kuri inquiétude yagize, amaze kumenya amakuru nyine bihwihwiswa ko abasifuzi bashobora guhabwa uyu mukino batari mpuzamahanga. Yavuze ngo hari igitekerezo natanga, ubu ko dufite abasifuzi mpuzamahanga bazwi kandi beza, bazwiho ubunyangamugayo, mwabahaye izi match 3 za nyuma, match za Rayon na APR, ko umusifuzi mpuzamahanga kwizigira yego abafite nawe kariyeri yo kurinda yo muri FIFA. Biragoye ko umusifuzi mpuzamahanga ukomeye usanzwe uhabwa imikino ikomeye muri FIFA no muri CAF yafata risk yo gukora amakosa akomeye ku mukino wa Bugesera na Rayon, akibuza finale ya Champions League ya CAF, nicyo bivuze, akibuza demi finale ya Champions League ya CAF, akibuza finale ya Confederations Cup. Ibyo bihumbi $2 bitatazahabwa mu Rwanda nta wabi, kuko ubu ngubu Lorenzo nkunganira, ubu abasifuzi mpuzamahanga bose match basifuye ubu FIFA na CAF bashyizeho itegeko ko
bagomba gutanga izo video match ziri televiziyo urumva bagomba gutanga izo video video. kugira ngo z'imyitwarire yabo imyitwarire yabo bazanazihereho bakora ranking kuko basigaye bakora ranking y'abasifuzi banabaha match bakurikije uko bitwaye yego nicyo bakomoka umva kuzagaho abasifuzi batatu umusesenguzi Rugaju ya propoje na propose batatu Yavuze- reka buzure batanu yavuzemo batatu ubwo turongeraho abandi ni babe batanu yavuze ngo Rurisa Patience Yego. n'umusifuzi FIFA accredited yego rwose sindumva ekipe imwinubira pe akora amakosa nk'abandi bose human errors ariko ntabwo ajya afata risike hari ikintu twita human error gukora ikosa ry'amaso ya muntu ariko hari gufata risike uvuga ngo homboka akaba kabe hano niyo wampagarika umwaka izo risike ntabwo Rurisa yazifata n'umusifuzi ukomeye Rurisa wa CAF. Patience Fidele yabonye badge ya FIFA muri 2023 hari ibitaravuzwe neza kuri derby yahuje APR na Rayon amakosa atandukanye ariko ishimwe Jean Claude Cucuri aracyafite reputation nziza Nziza ku cyane. makipe n'umwe mu basifuzi bamaze imyaka myinshi bafite badge ya FIFA nyuma yaho Saru asezereye kuko ishimwe Jean Claude Cucuri afite badge ya FIFA kuva muri 2015 Rugaju yongereyeho twagira umukiza Abdul Karim ni FIFA nubwo nge wa 2012 na gatatu maze igihe niwe umaze igihe ubone nyuma ya Saru niwe wakurikiraga nawe 2013 hari okay ntabwo navuga ko avugwaho rumwe ariko nibura nawe afite reputation yo kurinda cyane ukongeraho ba Samuel Wikunda shyiraho uwikunda Samuel Wikunda Samuel ndetse na Celestin hari ubwo yasezeye ukongeraho na Celestin na Celestin n'abasifuzi batanu mugiye kubona mu kanya ejo muzabona bombe mubone yahawe umusifuzi wumvishe bwa mbere match ariyo na Bugesera turi muri kurso niyo mpamvu n'abantu kuri za YouTube ni kubibona hirya no hino ubutumwa abantu bari kutubaza designation ntayihari abasifuzi ntago baramenyekana aba bashinzwe ubwo wenda babirimo ntago tubizi ariko dukurikije ibyo twabonye kuri journée ziheruka Ferwafa gupanga abasifuzi batari mpuzamahanga kuri match zikomeye ideside igikombe kandi ntabwo ari ibi bintu bidakwiriye kudusarasa birakwiye kudusarasa oya ntibikwiriye kudusarasa kuko niho radezi oya designation ziheruka twabonye ntago bataradezinye impamvu mwe ntibikwiriye kudusaraza nk'uko basanze koko hari sprint y'igikombe cya shampiyona bagahitamo ko imikino izajya ibera isaha imwe bari ngo hirindwe ibyo bibazo bindi byose bivuga ngo twakinnye mbere bo bakina nyuma baduteze ibi bigenda bityo ni nako tudakaguriye guterwa impungenge na designation zagakwiriye kuba ziri intact zivugwaho rumwe abasifuzi mpuzamahanga kuri badge bambaye bagahabwa imikino uvuga ngo match za Rayon Sport na APR Football Club guhera ku munsi wa 28 wa shampiyona kugera ku wa 30 abasifuzi mpuzamahanga mu kibuga hagati no ku mpande zombi kandi nabo babandi batagaragaweho amakosa aremereye cyane muri iyi season umukobwa yitwa Juliette wa mukobwa wanjye nizaniye yego Akimana uruhande rumwe urundi Karangwa Justin ejo ku yindi match uruhande rumwe Karangwa Justin kandi ku rundi ruhande ejo hakaza Didier ariko nanone ntabwo twatwara gutyo mpuzamahanga na mpuzamahanga harimo abatavugwaho rumwe ni mpuzamahanga ibintu bitandukanye ingingo ya mbere twarebaga mpuzamahanga abafite ibyo ahomba bigatuma wenda hari uburyo akora professional reputation nziza afite reputation nziza kandi Ferwafa nabikore kuko ni match Ferwafa nabikore si ku makipe ashaka igikombe cya shampiyona gusa no mu makipe arwana no kuguma mu cyiciro cya mbere naho bakeneye abasifuzi mpuzamahanga erega ntabwo ari ikibazo cy'abasifuzi dufite mpuzamahanga mu Rwanda nk'iyi match ya Bugesera nk'iyi match ya Bugesera na Rayon Bugesera iri muri kuruse yo kuma mu cyiciro cya mbere ni match iri kuri Bugesera Rayon irashaka igikombe ni match igikombe cya shampiyona yego none mbwira umuntu wakwicara agapanga musifuzi utarasifura match mpuzamahanga n'imwe utarambara badge ya FIFA uwo musifuzi hari temptations hari ibigeragezo byamugera imbere akavuga ngo wenda nahindura na kariyeri nkajya kwicuza n'inkweto mu mujyi urumva
mbonye igishoro nakwicuruza n'inkweto mu mujyi ngarega njyewe ubundi ibi ngibi sibyo binantunze abajya bisibyo bintunze sibyo bintunze kubera ko adafite ibyo ahomba rero atari nabyo bimutunze uzi ko ejo bundi ashobora kwisanga umusifuzi ko ashobora kwisanga yagiye gusifura igikombe cy'isi cy'amakerebe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yafatiye risike. Ejo bundi twabonye Samuel umusifuzi wa kane kuri match ya Mamelodi na Arahiri kubatekereza ko uriya munyamurikani ya Beida mwavugaga niwe wari uri hagati, none utekereza ko yawe prime ingana gute? Iyo prime wahinganya utuntu twa hano mu Rwanda tw'amafaranga make yo muri champion no icyo kintu ferwa fite serie impamvu kivuze nuko match ziheruka n'ubundi muri course titre bagiye badezinya abasifuzi batavugwaho